ndebera no kuri kw'Imana ndebera ndeba nk'ukuntu mana sanga na shifura ikaza mu kiganiro mwana buretse wewe badusinzi mana masina nayaherera ngiye nitwa Sandrine Sandra yala sofungura amaso muremure Emi niyimwe asemi mani bichimure mani utese mwa wambaye wowe mani sinone sibini byo muri none asibini byo muri mwana wowe muri matsi ambara matsi ambara mbabara wambara arimo kunchuma ndashaka bacama baye matsi mbabara wambara ambara matsi ambara nadeke nyine nambare usanchaka yikimana ya mama wamureka kamanza kambara mwana niba urambiwe abafotografi bakwicira gahunda utagishaka amafoto n'amashusho atiziye ubwiza n'ishema ry'uburiwe gana Timu Kwizera umurava n'ubupfura birabanza mu kazi kabo kandi gukorana na Timu Kwizera wizeye ubwiza n'ibyiza mu bunyamwuga mu gufata no gutunganya amafoto n'amashusho mu birori byawe. Timu Kwizera bagukorera live streaming maze abantu bawe batabonetse mu birori inama n'ibindi bari kwitabira bakabikurikirana bari aho bibereye nkaho bari kubikurikirana biri mu cyumba cy'ibiganiro byaho. Komba muzasaza abantu mwana cyane uretse raga surprise bawro tera intambwe imwe ugendara kamerama uyimufata uko uhagaze gutya tera intambwe imwe ugenda aha fungura amaso muremure Emi niyimwe asemi mani bichimure mani utese mwa wambaye wowe mani sinone sibini byo muri none asibini byo muri mwana wowe muri matsi ambara matsi ambara mbabara wambara arimo kunchuma ndashaka bacama baye matsi mbabara wambara ambara matsi ambara nadeke nyine nambare usanchaka yikimana ya mama wamureka kamanza kambara mwana tuzanye mwashize cyaje twe turi kumwe muri mindi kanje ni nambara cyaje twe turi kumwe akurumva ufite imbaraga babagenzi baba bari ko akose mwana ibintu murimo ni ibiki mwana matsi ko gishuru gukubita umugore matsi ko wanjegera emireka nkwe matsi ibintu urimo ni ibiki matsi ibintu urimo ni ibiki matsi ibintu urimo ni ibiki emireka nkwe matsi ko ibintu biragukora ntago funguye bundi kwa mfungwe mwana nibyo emisureba Jeza ya ori na janyo we kuna makundi mbabare muve mu mana byose nagakoze mbabare kamanda gutiza no mukora mbabare sana mbabare ariko mwana matsi iruka mutamemeta mwana mutamemeta byose nagarobete nagarobete metero gutya mwana cyora nshakaye jana gutwaye kumva mubwira nyine wa gicucu jana nzahano wagiye mu migina kugura inda jana nzahano wagiye mu migina kugura inda akuse nawe tuza ariko nawe tukumubiti akuse ngira akuse bino no nibiki memuretse gacho ya rese ngiye ngwemwe mbabwire mva mubwire ukuntu tugiye kubigenza mana uramusoni reka mbabwire ukuntu umva se nyine manzi mbabwire mutuze gato nge ndumva bitewe n'amatike ukuntu angana n'ibindi bintu mwakorera shaheba mwa Emi kubera bitewe n'amatike ndamubabariye pe shashari ayo wadatawe karabo gatatse ko mumbore mwicare niyo ngo nakubyira gunde niyo wanje kandi mukanya warutanye kwivugisha nka surprise ngeminga murebe ibintu by'intambara byanyu mambo reka nkubwire nyine na naitanze emi nicyo nkubwira ntukivanga mu bintu by'abantu bakundana nese burana rikoreka mukarwana mugatimbagurana twe tugomba kurwana tukanikiza nazo twiyunze ako se undi televiziyo ari hagaza nga 300 cyane gende we ntari ariko se yamariki nayirwana Emi nubundi mwihorere nubundi azapfa ari imbwa yirukira mu ndaye z'abagore ntabwo ndi koka umva koka none se kumbabarira wabyanze nzapfa ndimba kuri pe nagohereza uzapfa imbwa sinaguhereza se kumbabarira iki oya kumbabarira rero mbara ubwiza ukuri Emi wabyumvishije agasuzuguro mana rero reka mbaba uziko nakwisoya wowe tukajya kuri televiziyo yawe nimba ari ibyo ngibyo ngatugeyo
cyana bura bwenda bwose ufite mu nzu umuntu akaba yandaza akanabucucu oya barambya ngo winjiye buriya ntabwo uzasubira mu nzu yinjiye burya ariko buno ubu buno ntabwo bwakora utwaye biriya akira televiziyo umuntu yanereberaga neza ndagasa ariko ukoze ikintu cyambabaza geme wowe uretse gato maze nkwibarize radi none se kuvuze ngo yinjiye burya ngo buno ntabwo yakongera kwinjira umusoma none se ko umuntu agera akarenzaho umuntu yakora iki none urajya ngo iki ko bayitwaye aravuga ati nimba ukunze umuntu wewe bajya bavuga ngo ubundi ngo wikunze ngo nyakabwana ngo wikundana n'ibwana n'ibyana byabo kandi ngo yuyanze nayengana nabyo byose ariko nubwo ndi nyakabwana oya twe turi kubara turi guca imigani none se umusore ushaka nose imigani murayica uretse nyine gatabanze ngo waze amatsi tekereza umusore wiba umukobwa bakundana abari no kubigurisha abarimo ako nugo ngende imbwa ahubwo se ibaze matsiko kwiba umusheri wiwe abesha ngara namukunda then ngana wibaze naraguferaga waramferaga nakundaga televiziyo so nakunda nganyumvira kuri nganyumvira nakundaga televiziyo si wowe katinga ngo gatonye tewe wakundaga televiziyo je nakundaga televiziyo man no sina ugirekana nimba kana yeba man Emi azapfaringa akose mwana Maxi Maxi mbaro mbwiza uko icara ariko Maxi cyaratugani Maxi shaka kureka mu bwiza uko yo Maxi rero ufite we yewe Maxi kicara ko teri nebe wicare ako mwana wotagirira ari ni hehe man Maxi reka manze nubwo nkubisubiza dusoza ikiganiro ubu inkono maze gukubitwa kubera abagore uzazivamo chaburo nizo zigiye kunyica ndagaso nimba ari umuntu nkunda rwose uzareba iki kiganiro azanyureze basi n'udufanga ko kugura ibinini cyaga pomade kuko Chamanze ndi openinga nimero hasi ndabikwemereye rwose mu kiganiro uyime genda yipininga kuko ndababaye man ndababara bagiye kuzanyica basi mbure n'umuntu wankunda ufite amafaranga mve muri ibi bintu koko mbone basi mana ngire neza ikama nk'umukobwa ufite amafaranga akaba yankura muri ubu buzima basi ko byose mbikora ku n'ubuzima ubinkoresha nibyo byose ko nta mafaranga ngira niba urambiwe abafotografi bakwicira gahunda utagishaka amafoto n'amashusho atiziye ubwiza n'ishema ry'uburiwe gana Timu Kwizera umurava n'ubupfura birabanza mu kazi kabo kandi gukorana na Timu Kwizera wizeye ubwiza n'ibyiza mu bunyamwuga mu gufata no gutunganya amafoto n'amashusho mu birori byawe Timu Kwizera bagukorera live streaming maze abantu bawe batabonetse mu birori inama n'ibindi bari kwitabira bakabikurikirana bari aho bibereye nkaho bari kubikurikirana biri mu cyumba cy'ibiganiro byaho